yarabuze isagize umusaraba iyo byongera kuri YouTube kuri channel yanjye Imana bampera umugisha ndagatsika tuvugana ijambo ry'Imana twungurana ibitekerezo bene wacu tuvuge ku nkomezi z'Imana tuvuge ku by'Imana tugomba ko tubyigishanye nta mukuru wo kubyerekeye Imana twese mbere ijambo ryayo turi nk'abana Imana tugirire neza mbere kugira ngo mbanje tuvugana inshuti zanjye reka maze senge Mana yacu uri mu ijuru ndagushimira Mana kuri umwanya Mana ungejeje kuri umusozi ngira vuga ijambo ryawe Mana w'umutagatifu agiye cyanyigisha Mana ko kubwanya Imana ndiminwa yanduye Mana nta cyamba mu Mana cyagereye abantu kimazi ariko n'umutagatifu Mana navuga akamvugisha Uwiteka biza vuga Mana byagiye ikintu Mana bigirira abantu bibahindure biberekeye uko basenga nuko bakora ndakunze rero mutagatifu Mana nyigisha kandi avugisha kwese Mana nkamera umumpera umugisha n'abantu Mana ajya bitanga Mana kumva amajambo Yesu uzabampera umugisha Mana Yesu Yesu Kristo umwami wacu amen bene wacu Imana tugire neza kandi manyiriza nyigisha bampera umugisha ngo mwitanga mukumva ubutumwa nazanye mutwe amajambo ngo nukwihana no gutaka igira 10 tuzanyuma tugire neza uko nibesho datanga igira 10 nibesho dakina no kwihana ariko Imana akaba bikeneye no tuva muri ubuzima tujya kuronka ahantu tuzaba heza tazaba hari umubabaro tazaba hari inzara tazaba hari gupfusha bene wacu n'Imana igomba ko kuzaduha ijuru ariko abona ko harimo ijuru abana b'abantu ntabwo turikeneye kuko yaba turikeneye twakora uko Imana igomba nibisho Imana tugomba ko tudakora aho ijambo ngenda babwire pastor atakwigisha padiri atakwigisha shehe atakwigisha bitewe naho n'urusengero usengeramo cyangwa naho usengera hari amajambo menshi aba mu Bibiliya ititeho kwisomera wenyine ushobora kuzarinda uvuka ugasiga abantu ugasiga n'abuzukuru ahantu utarasomerwa ariko ikintu kiri mu ibanga ryiza no kwisomera bene wacu tujye twisomera natwe ijambo ry'Imana tumenye uko ibintu bimeze nabe ko nyewe nari umugatolika nari mbubayemo imyaka 50 n'imyaka 4 maze nihanye nakira umwami mwese n'umukiza ariko aho nihaniye maze ko ibintu byinshi maze kumenya n'ibyo ntarinzi kudasoma Bibiliya abantu Imana no guhomba kwera hari imigenzo amakarisa dusengeramo agenda ziririza na kumbi akaba agenda inyuma y'uko Imana igomba hari abantu babaye imbata y'amashengero runaka ugasanga muri rushengeramo si Imana basenga ariko bitewe ko nyine ngo ubwo rushengero ngo niho yabatirijwe ngo niho yavukiye ngo urumva ngo no rero ngo basengeraga ugasanga nyine abaye imbata y'aho hantu naho yabona ko harimo bitagenda neza ngo nta kundi nkumva gusa nasohoka mu rushengero umva ngo bantwenga cyangwa ngo banca ngo imiryango yanenga abantu b'Imana muri kirege turimo tube maso amadini y'iki gihe ntaduhende nta mpamvu yo kwihambira ku idini urimo ubonye iryo urimo ritagenze neza isohokere muntu w'Imana yemwe mu gihe cya nyuma mu gihe cy'iherezo ntuzabazwa ngo bari mu idini runaka ntizakuburanira mu gihe uzaba ugira utabwe Gihonoma idini wari urimo
ntabwo zaza kugira intervention ku Mana ngo Imana ariko uyu muntu ngo ari mu dini ryanjye nuko oya tube maso abantu b'Imana hari ibintu tudasomerwa muri Bibiliya kandi bamo kandi bizaduhangamiza hari ibintu biri muri Bibiliya amakanisa amashengero abakuru b'ishengero batadusomera nk'umurongo n'umusa ndaza kubabwira ariko uwo murongo uzahangamiza imbaga n'imbaga kuko turimo turakora ibyaha byinshi cyane ugasanga uvukiye kuri icyo cyaha n'umwana ubyaye ukakimutoza akazarinda saa icyo cyaha nawe agikora ukazasiga abuzukuruza nabo bakora icyo cyaha kubera iki mu kutabimenya. Imana tugire neza bantu b'Imana wowe bakira umwami Yesu n'umukiza uvuye mu Gatolika urazi ukuntu mu Gatolika basenga cyane abandi bose barabizi ikintu cyitwa ibishushanyo mu Gatolika turabikunda gusa mu Gatolika mu gishushanyo harimo igishushanyo runaka gusa cya gishushanyo hari igihe ugenje mu ishengero tukagipfukamira igishushanyo gishushanyijwe mu muntu runaka niba tuzi ko umuntu ni umutagatifu none niba umuntu ni umutagatifu tuzi ko yagiye mu ijuru ugasanga niba turimo turakubitira amavi hari Imana rero ibitubuza rero hari Imana tabyemera ngo Imana wenyine niyo kunamirwa Imana wenyine ngo no kubitirwa amavi none bene wacu rero muntu w'Imana uri ku isi uyu murongo ntiwawumenya uweho n'inshuti yawe aha mu bantu bose bari mu makanisa runaka uwo murongo bawusome uwo murongo bawusome maze inshuti yanjye wigeko nanjye ndakomeza kwigako kuko nakamera amazi akumva ibara ryaraguye imyaka 50 ninjira mu Gatolika ntago ahantu ntari bwumva bavuga kandi natwasomaga twasoma twirenganira umva ntadutwara umwanya ariko kumbi naje usanga ni cya kinini dukora kandi abantu batazi ko icyo kintu ari cyaha kato turabikora abenshi turabikora katwa bigira nkana umva tubakora icyaha reka rero tubumvirize rero Mana ibara ryaraguye kwera ndi kuvayo 20 ura kuva rero 20 umutwe w'amajambo aravuze ngo ibyagezwe 10 kandi ngiye mfa gusoma ku murongo wa 1 gushika ku wa 4 aranditswe ngo Imana ivuga aya majambo yose iti nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja ntukagira izindi mana umbangikanya ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi mu isi cyangwa mu mazi yo mu kiyaga. Imana tugire neza yemwe abantu b'Imana niyo murongo waransinza kandi usinza mu byo kutamenya abantu b'Imana ibyo bishushanyo Imana tubuza gupfukamira katwaraga twabipfukamira imbaga y'abantu Imana izaduturira icyo bantu tugiye ibishushanyo kandi nyine birahari kweri nange narabipfukamira ibishushanyo nyine Imana duha rugero ku murongo wa 4 kuva 20 ku murongo wa 4 ahandi wose urusanzwe uhazi ariko imirongo none ndagenda gusigura kuko nange so nari nkuzi atari mwe muhora akubira kabanga cyangwa umuntu wabugukunda akubwira ati soma ahantu urabe urasa niba usenga Imana by'ukuri ukaba utayibangikanya n'ibimirwamana ubizi ahantu hatahura
ku murongo wa 4 bavuze ngo ntukibazire. Tubazi ko kubaza ni ugucura, arimo gucura babacuzi bacuru utuntu igishushanyo cyose cyaba cyakozwe mu ibumba. Imana ivuga neza ngo ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru, bantu b'Imana, cyangwa hasi ku isi, cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Kuzi ubwenge rero tahura ahantu bantu b'Imana, ko twigira abenge tutahura ahantu. Ibyo bishushanyo tuba dupfukamira. Ndazi ko ndasenyeraga sinari njyenyine. Mu rusengero haba harimo ibishushanyo bya Yesu, akaba ibishushanyo bya Bikira Mariya, akaba ibishushanyo bya se wa Yesu nyine Yosefu. Ibyo bishushanyo biratso tubipfukamira. None ko kw'Imana tubwira ngo ntitugapfukamira igishushanyo gisa n'ikintu kiri mu ijuru cyangwa ku isi cyangwa mu biyaga. Kandi tuzi ko ibyo bishushanyo abenshi tubipfukamira. Igishushanyo bagitereka harya, mbere y'uko mu rusengero utayicara uranza ukagipfukamira icyo gishushanyo. Undi w'Imana si uvuga ngo ndavuga ngo bari mu rusengero runaka, hoya. Nituyumvira abantu benshi muzi ko dupfukamira ibyo bishushanyo cyangwa twabipfukamiye. Yemwe nimuhanurane. Imana yonyine ni ikere ko bari dupfukamira yonyine gusa. Ibyo bindi bishushanyo bindi bijya guterekwa mu mashengero byitwa ngo ni urwibutso, ibyo byitwa Imana irabyanze. Iri jambo Imana ibintu by'urwibutso, noneho rero hari n'abandi bapfukamira amagufa, abantu bapfuye, ugasanga ugiye kumva y'umuntu uri muri yipfukamira kweri nyine n'inka yose. Reka Mana ni ukuri, hanyuma tuba tuyisuzuguye. Imana niyo gutererwa ivi, uwapfuye siwe gutererwa ivi, imva y'umuntu siwe gutererwa imvi. Urya muntu wapfuye njye muri abantu bagiye gusezera umuntu wapfuye paka ngo bamwunamire, uramunamira ugasanga ntiwamunamiye akiriho ahubwo, ariko unamiye ugiye guhambwa. Bantu b'Imana ko ari byadukora, ni ibyadukora kwa kunama uri masezera umuntu wapfuye. Bantu b'Imana dutabare. Hajya ku maziko urimo unamira umaze guhambwa, ariko Imana nta mwanya tubona wo kunamira. Imana tugire neza. No kuri ijambo yemwe iri jambo kuva none umuntu wayobye, kuva none umuntu wayobye, umuntu urimo arayoba, umuntu wayobeshejwe. Iri jambo iri kuvayo 20 umurongo wa 4. Ni ukuri urateye ubwoba. Abanashaka rero wowe utagira icyo ubyumva ko urimenya twirirwa dutera amavi tukatera ibishushanyo bisa n'ikintu cyavuye mu ijuru cyangwa kiriyo. Tubazi ko Mariya ari mu ijuru, Mariya nyina wa Yesu ari mu ijuru. Tubazi ko Yesu nawe ari mu ijuru. Tubazi ko Yosefu nawe yabari mu batagatifu. Aba bantu bose, ariko njye nasubiye nabi. Wowe nyine umutima wawe, umutima nama ni ugusiguza. Urareba ukuntu tujya dukora ibyaha bigira nkana, kandi ntaduhanura, nawe ubwo yirirwa bikubitira amavi. Abandi bose nuko, abandi bose basenga ibisanamu, yewe nk'abisilamu basenga ibisanamu nuko. Ibaze rero kumva buri munsi twirirwa dupfukamira duterera ivi ibigirwamana, ntitubimye ko ibigirwamana. Tukirwa ngo turaheze icyubahiro ngo bari mu ijuru cyangwa bariyo. Ibyo bishushanyo byose byakozwe bigirwa umufano, bigashyirwa mu rusengero. Imana irabitubuze. Ahasigaye rero numara kubitahura, sanga Imana usaba imbabazi imyaka wayobye. Ubwira ati njyewe Imana mbabarira sinabimenye.
ndakugira inama ngo kuba aho umenyeye ko Imana idakeneye ko tugira igishushanyo dupfukamira atari yo yonyine ntari bwa bitahure nanjye mbona sinzi bwa bitahure ngo n'Imana ifuha ugiye epfura bisagaho n'Imana ifuha tekera ko hagira undi duterera ivi murazi migeze mufise makabiri mutera amavi y'abantu bagiye guhamba bakabiri mugatera amavi y'umuntu umaze gushyira mu kuzimu ukamunamira kweri kandi ibyo biragaragara mujya ahantu abantu bapfuye mujye gusura bapfuye ku mazi ahantu umuntu amaze n'imyaka nk'ingahe imyaka 40 ingahe ngo mujye kumusura ugasanga kwa kumusura kujya gupfuka bahari muramusengera abantu b'Imana iyo ni byose dutere ivi atari Imana yo mu ijuru Imana ijambo ry'Imana riratubuza naho twatubyiranganyiza naho ngenda ntarabitahura urona narabitawe inshuti yanjye niyo mpamvu byasabye ngo ndabwira iryo jambo ukuvayo 20 ku 4 ko ngira ndeye ubwoba ndibuze ko berwa namwe muwera ahantu umvirize mwe muwera ndigene mu gatukana we ndaba bamufuse Imana tugire neza uko ntarushengero tuzabura umugeni wayo burushengero rwose hazavamo umugeni wayo ariko ndababwiye nimwisubireho ya mashusho yose tujya tubona mushanye tujya dupfukamira ngo tubasanga ngo badusabire ikigongwe mani hora uri murabwira ibumba ngo tugira ikigongwe ngo dusabire imbabazi ku Mana ubwira igishushanyo Imana tubare kwera nibaze rero ubwo buyobe ugiyemwo imyaka 80 ubaze ubwo buyobe ubyare mwabuzukuru abuzukuruza ubaze ubwo buyobe twagize ubuyobe dufise n'umwanya ntatadara kunyumva ariko kazima umuntu asiguye ukuntu imeze inyuma y'Imana no gusa nta kiri cyo gutererwa ifi inyuma y'Imana gusa nta kiri cyo kubwira ngo nkugizeho bwakeye uri murabwira ibumba byakozwe n'intoki y'umuntu mu ishusho y'umuntu runaka mu ishusho y'ikintu runaka ko yagize ngo kiri mu ijuru nawe ukakigira ngo nagize bwakeye matubare kwere batugire neza Mali kibira inshuti yanjye sinari mbare nawe ntiwaruhare ariko umurongo wa 4 muri kuva 20 hagiye kira kumara inshuti yanjye numera kubitahura uzajye unundi nawe ubira kukabanga nawe nawe inshuti yawe wo mu Gaturika uzambura soma ahantu yongera hagarukemo kuko kwasoba rimwe ubundi ukabika biriya ntiwabitahura oya turazi ko nyine baturagira gupfukamira nyine ngo gusenga ibishushanyo gusa twatuzi ariko none wumva ko ikintu cyabumbwe mu kintu gifite ishusho nk'iyo mu ijuru nk'iki kiri mu ijuru Mana yanjye ikintu cyabumbwe mu ishusho nk'ikintu kiri mu ijuru agwa n'amakosa gupfukamira ikintu cyabumbwe mu ishusho y'ikintu kiri mu ijuru cyangwa ku isi cyangwa mu mazi ukagipfukamira hajya twari kujya karambare Imana tugire neza ahasigaye no gusaba Imana imbabazi yewe ndangirije aha ariko hari undi ntuhatahura wowe uza kumva imeshaje ubabwira n'undi n'inshuti yawe wo mu kanisa yose atandukanye ahantu tubabwirane ko uko ni wari uhazi ntiwatahuye neza nange sina nimbazi mu myaka 50 nemaze ngaho rero natahura ahantu ikintu havuze ndazi ko benshi batari bahatahura cyangwa batari bahazi ariko mugene mubwirana ubyumva by'icyo shaka bireke kazima twatahuye ibanga ry'aho hantu Imana tugire neza Uwiteka Mana nyir'ijoro Mana ny'ubushobozi ndagushimiye Imana kuri ijambo ryawe Mana reka abantu bose baritahure Mana kuko twarebye imyaka itari mike ya Mana dupfukamira Mana ibigirwa Mana ntitubimenye Mana dupfukamira Mana ifise ishusho nk'ibiri mu ijuru kandi birahari Mana ntabanga rihari Mana turabizi Mana reka abantu rero babitahure Mana reka abantu bagutahure Uwiteka azabari wenyine guterwa ivi urakoze Mana mbere umugisha rero umankamira umemusha n'abazumva amajambo Usabizira Yesu Kristo umwami wacu amen